nka biriya yatanzeho urugero rwa Gicumbi, ahantu ibyangombwa byose bihari, umutungo w'amatungo aciriritse, hari amata, hari inkoko, hari amagi, ubwo hari n'ibindi, ariko abantu bakagwingira. Ubishatse kubireba ku buryo bworoshye, wavuga uti aba baturage nabo ni nk'aho abaturage batumva ko bakwiriye kuba hari ibijya ku isoko bikajya ku isoko, ariko bakagira n'ibindi bakoresha kugira ngo abana babo batagwingira. Ibyo niba mushaka uruhare mushaka kurushyira kuri abo baturage, nibwira ko ari igice kimwe. Abo baturage baba bafite imyumvire imeze ityo, bakora batyo, bikabagiraho ingaruka. Ubwo tuvuga abaturage gusa bikagarukiraho. Abayobozi twese uko turi hano n'abandi badahari, ubwo nta ruhare tubifitemo kuyobora abantu. Gicumbi ifite ubuyobozi, hari izindi nzego z'ubuyobozi, tukareka abaturage bakabaho batyo, bakajya mu myumvire imeze ityo, ibafiteho ingaruka zimeze gutyo. Umwaka umwe, 2, 5, 10, twarangiza tukaba twavuga abaturage gusa. Njye ndibwira ko ikibazo kinini kiri ku buyobozi, kiri kuri twe, kiri ku bantu bose bari hamwe. Ubundi se noneho twe tumaze iki? Twitwa abayobozi ngo bigende gute? Niba ushobora kureka Gicumbi ikagira abaturage bafite ibyo byose, ariko bakanarangwa no kugwingira, ibyo njye ntabwo numva bikiri iby'abaturage ubwabo, biri kuri twe. Icyo kibazo tuzagikemura ryari? Twagikemura dute? Naho turaza kubiganira gusa bihite tugenda. N'ibindi byose Yusufu yavuze rwose nabyo byumvikana, ni ukubisubiramo, birasobanutse, ariko niko bibaye imyaka 5, 10, 15. Ubwo se byaba ari iki? Iby'ubuhinzi, productivity iri hasi cyane. Ibyo nabyo bimaze imyaka ingahe tubivuga. Ntabwo hakiri amikoro gusa ngo yarabuze, niyo yaba ari make. Icyabuze ni imyumvire n'imikorere bigomba kujyana hamwe. Ibyo nanone biragaruka ku bayobozi. Twe twaba muri ibyo gusa tugaherekeza bigakomeza gutyo kugeza ryari? Ngira ngo rero ikindi kidushuka, hari ibyo Minisitiri w'Intebe yatugejejeho byerekanye, ndetse ubwo ngira ngo na Minisitiri wa Finance yabivuze, byerekana ubukungu ukuntu bugenda bukura, bugenda butera imbere. Wabonye 8.9% uyu mwaka, ejo ni 8.7%. Tukabona ko ibintu byose ariko bigenda, tugashukwa n'iyo mibare, tuvuga ngo ubukungu bwarakuze, bigasa nk'aho byahumye abantu amaso, bigasa nk'aho no mu buhinzi n'ubworozi ariko byagenze, cyangwa n'ahandi. Mwavuze serivisi mbi zitangwa hirya no hino, opportunity dufite, amahirwe dufite menshi ya ibintu bya export, ibintu by'u Rwanda
bishakwa tudashobora kugeraho kubera ko twananiwe gukora ibyo, ariko tureba umubare w'ukuntu ubukungu bwakuze tukibwira ngo ibyo birahagije. Ntabwo bihagije, kuko ibi biri specific nibyo bikwereka ko uri ahantu habi. Ibi ngibi biragushuka. Ibyo ni ibya rusange. Aho ibintu bigenda neza nta compensation ihari aho bitagenda neza. Aho bitagenda neza ntibigenda neza, ingaruka zabyo zirahari. Kubera ko hari ahandi hagenda neza ntibihagije, hakwiriye kuba hagenda neza n'ahandi hagenda neza. Ibyo rero ikinyuranyo hagati aho ngaho ni ubuyobozi. Ni ubuyobozi bugomba gukurikirana, bugomba gukora ibyo bikwiye kuba bikora. Naho icyo kibazo cyo mu buhinzi n'ubworozi tumaze imyaka myinshi cyane tukiganira. Hari ubwo habayeho intambwe, ubona ibintu birasa n'ibigenda neza, ariko kubera ya mico mibi itubamo yo kudakurikirana, yo kudakorana, yo kutagira gute, wajya kongera kubaza nyuma y'umwaka 2-3 ugasanga nta n'ukibuka ibyagombaga gukorwa. Umuti aho ngaho ni uwuhe? Aho niho dukwiye kwibanda. Hagomba kuboneka umuti wo gutuma ibyo ngibyo bitakora, biba ingarukamwaka igihe cyose. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo ngire icyo mvuga. Hanyuma ku bakora bajyanye n'amabuye y'agaciro, harimo uwikorera n'ubikuriye gusa. Nta muntu uri mu mabuye y'agaciro. Nagira ngo umubaze, turaza uri buvuge, nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo y'ibyo bacuruza. Ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo, ni bingahe biva hano. Asante sana.